tubahaye ikaze kuri Ndanyuzwe TV tubifuriza n'umugisha w'Imana. Uyu munsi dukomeje kugira umugisha w'abashyitsi. Pascal nanone yagarutse mu ishusho nshya. Twagiraga ngo Pascal twongere tuguhe ikaze kuri Ndanyuzwe. Yego. Bantu batwumva turabashuhuje cyane. Hirya no hino mu Rwanda, DRC, Australia, ndabashuhuje inshuti zanjye, Amerika, ndabashuhuje, Abazambia, muri Bwanji, Abarundi, mbese abantu bose mudukurikiye ku isi yose turabashuhuje kuri Ndanyuzwe TV. Pasi nanone twifuje kongera kuganira nawe. Ariko noneho ikiganiro cy'uyu munsi turagira kabisa ngo ukituyoboremo utubwire. Nkatwe nk'abantu bakuze bashaje, twebwe buriya rero uko tubona twagiye dushaka tukiri bato. Ku myaka 18 nkanjye nibwo nabaye umumama. Uyu munsi rero nubwo urumva icyo gihe hari muri urumva njye navutse kera muri 74. Ni kera rero. Hanyuma ngubu nta muntu ukivuga imyaka ye. Nta muntu ukivuga imyaka ye, akagiye turaziranye. Pasi ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, yitwa Pascal. Harya witwa Pasi gusa? Nta muhanga Pascal. Imana iduhane umugisha, njyewe ndamuzi, ariko turagira ngo atubwire, atuganirize ko mu by'ukuri maze igihe njye mbona uri umusore. Byagenze bite? Niye mpamvu muturira mu mibare? Urumva iyo umuntu ashatse akiri muto, abyara akiri muto, noneho akabagira imbaraga zo gucira inshuro bariya abana. Noneho iyo ushatse ukuze nabwo hari abavuga ati shatse nzi ubwenge. Byose nyine ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ariko wowe bite ko ukomeje kundira mu mibare, uri umusore, uri umugabo, bimeze biti? Ngaho tubwire. Ngenda umusore, ariko ntakagombye kuba ndi umugabo bitewe n'imyaka umuntu aba afite. Ariko kuba ntari naba umugabo, hari inzitizi zimwe umuntu agenda ahura nazo. Areba mbere gushaka byari byoroshye, wagera gutyo ukarangiza kwiga ugasanga iwanyu baraguteganyirije, bakubakiye inzu, bagushakiye ibintu byose bishobora kugufasha ku buryo gushaka bitakugora. Ku buryo nimba uvuze ati umukobwa njye namukunze wenda ndamukwa inka 3, wari ugushorera mbere. Ariko ubu ngubu bisaba kugira ngo ufate igihe cyo kugira ngo ibyo byose ubitegure, ubundi ubone gushaka. Kandi nanone burya hari inzitizi ziba mu buzima. Hari igihe uba ufite abarumuna bawe ubona ugomba guheka biri ngombwa, ukavuga ati uramutse uvuye aho ngaho nabo ntacyo bari bageraho, ushobora kusanga nabwo hari amahirwe abo biciye, ugapanga ukavuga ati reka mbanze mbafasheho gatoya, bigatuma ukererwa mu buzima bwo gushaka. Ariko n'ubundi nta muntu wirindiriza uwo azaheka, n'ubundi igihe kiragera ugafunga umwuka ugashaka. Andemye icyizere. Nyamara rero ngubwira wumva ntavunika. Buriya njye numvisemo yuko igihe kirageze. Ariko rero urumva yuko aho ngaho mpfunyikiye ikibiribiri, ukomeje kundira mu mibare. Ni ukuvuga ngo na kera na kare, no mu gihe cyacu rwose ntabwo umuntu yashakaga kuko atunze cyangwa se afite ibya mirenge. Yego, niyo mpamvu byagenderaga mu rukundo tu.
niyo mpamvu nanjye nyine nakubwiye ko umuntu igihe kigera agahumiriza agakora icyo agomba gukora, kuko n'ubundi ntawirindiriza uwo azaheka. ntabwo wakwirindira uwo uzaheka, kandi burya gushaka ni byiza kuko ni igikorwa gihuriyeho n'abantu bose. nawe rero iyo utagikoze icyo gihe uba uri ikigwari. ni ukuvuga ngo rero abantu bageze bakarantitse nta kibazo mubafiteho, batarantitse ikibazo wakibagiraho, ariko nanone ushobora kukibagiraho wabanje kumva n'impamvu zabo. ariko twumvikana ushobora kuba hari ibyo bashinza ariko bo bafite inzitizi kandi yumvikana. ariko ibintu byo kuvuga yuko nyine mwashaka ari uko mumaze gutera imijugujugu byarakemutse, ubu ngubu murumvikana, mbese niba umukunze mujyane. nibyo hari igihe byanga, hari igihe ni kwa kundi nyine usanga ubikoze utabipanze, ugasanga mubanye amezi 3 mwese mujya gusaba divorce, byanze usanga wowe warabikoreye kuvuga ngo nawe umere nk'abandi, nanjye mere nk'abandi, ariko buriya nta mpamvu yo kwigana undi. wowe ibintu byawe urabipanga ukabishyira ku murongo. Ibyiza biba byiza uramutse ushinze nk'urugo, rukaba urugo ruramba rumara igihe. Nibyo byagushimisha kurusha gutinda gushaka. ubwo se ko njye mperuka rero, uramponda sinoga, mperuka rero abantu bakora ibintu by'ubwubatsi, kandi ndakuzi nawe uri enjeniyeri, ntago batinda gushaka rwose. baravuga bati ninjya kugikwa nkahuruduka nkamena umutwe rwose, nta kadogo nsize hariya nifo. buriya abafundi n'abasirikari n'abakira n'abashoferi bariya bari ababosi. ubwo rero sinzi kabisa mwebwe amafaranga yanyu muba mwarayadepye. niyo mpamvu tuvuga ngo muri kuturira mu mibare, muba mwarayadepye. ariko nk'uko wabivuze, inkono ihira igihe. natwe ntiturambiwe, dukomeje gutegereza. murumva rero rubyiruko ruri kudukurikira, ibintu ntabwo byoroshye. noneho Pasi we avuze yuko bigaragara ngo harimo akantu k'ubwoba ko kuvuga ko kera wabanzaga kureba n'ikiri mu rugo, bakaba bagushakira n'umugeni, bakaba bagukwera. yego ni umuco, ariko noneho wajya kureba ukabona yavuze impamvu nyinshi namwe mwaziyumviye, ariko noneho turagira ngo turebe niba ari byo koko. none iyo bigenze gutyo, mu by'ukuri nk'abajeni abwira ngo barekere, cyangwa ahubwo wazana mugenzi wawe mugafatanya gushaka imari. biterwa n'uwo ugiye gushaka nawe uburyo kimwe mwaganiriye. hari igihe nawe habura ubushobozi aba afite, ashobora kukubwira ati njye mfite ubu ngubu, nawe ukahita uvuga ati nanjye mfite ubu ngubu byavamo. none rero ibyo byose iyo byanze ubu ugiye kureba ugasanga mu kiraro kwa muzehe inka ze, bati igihe inka zanjye ntabwo zirororoka neza. nawe wareba ukavuga uti ku mitungo mfite nijya kuyikoresha ubukwe ndasigarira. ubwo tubireke rero. oya, ntabwo twabireka, urakomeza ukagerageza. uragerageza urabona, ariko atari ugupfa gushaka nyine. nanone habamo kwitonda. ntabwo wavuga ngo njyewe ndabikora kuko undi nawe yabikoze, ngo kandi yarabikoze birakunda. ahubwo wowe ugomba nawe gufata umwanzuro nk'umuntu mukuru, kandi iyo mwanzuro ntabwo buryo uwufata wenyine, ureba n'uwo muri gukundana, ukareba ko muhuza mu byo muganira, mbega byakunda mukahita mubikurikirana. kera rero hari ahantu twatuye, kandi nawe niho wavukiye, nubwo wahavuye uri mutoya ariko niho wavukiye. hariya hantu burya wenda sindi bukubwire amakaritsiye kuko we ntiwayamenya, na mukuru wawe ntiyayamenya, n'undi mukuru ntibayamenya, ariko hari agace twari duturanye nabo rwose, bari bafite imitungo ifatika, bafite imirima, bafite intoki, ariko umwana wabo iyo yagerezaga mu myaka 15 yabaga afite fiyanse w'umuhungu.
16 agatangira muri ya mirima y'iwabo akiharika. Wibuke nta murima bamuhaye, akiharika akabona atangiye kwigurira ipantaro n'ishati cyangwa se n'umupira. Icyo gihe yahitaga azana umugeni iwabo, ariko yabaga yarubatse yahitaga ngo ni indaro. Ubu ngubu ubwo ni geto. yego Muri iriya geto ye rero akayizanamo umugeni. Iyo umugeni yahageraga rero urumva bose babaga ari abana. Niba afite imyaka 16 ubwo yazanaga ufite 14, niba afite 18 ubwo yarebaga 16. Nyine kwa kundi abagabo biyemera nabo yazanaga warusha nk'imyaka nk'ibiri. Umwana yahagera rero cyangwa se umudamu akabanza kumera nk'umwana mu rugo. Umusaza nawe buriya bari hari ari kureba nyine bijya mbere. Akavuga ati ariko noneho aba bana ndabona babaye abantu bakuru. Bwacya yakabona wenda afite n'inda. Akavuga ati ese bazakomeza kuba muri iriya geto. Yabona umwana nta kintu ari kwibwiriza akamubwira ati uzaze nkubwire. Akamubwira ati ruriya rutoki ndaruguhaye, uriya murima ndawuguhaye, mube muhingamo na umusaruro uzavamo namwe muzajye kwishakira ahanyu. Kumva bitari byiza. N'ubu rero ni nkako bimeze. Umwana iyo ateye intambwe umubyeyi nawe atera nk'eshatu amwegera. ntabwo uciye mu ijambo. Urabona kirya gihe gitandukanye n'igihe cy'ubu. Kiriya gihe mwabaga mufite ubutaka buhagije, ukavuga ati nimba umwana wanjye ahantu ari bwiharike akagura iyo hene cyangwa akagura inka, bizamufasha kugira gutera imbere vuba ku buryo ahita ashaka. Ariko ubu ngubu turi muri viziyo yihuta. Ubu ngubu umubyeyi w'iki gihe nta butaka kigira. Akenshi none mwarakoze gute? hoya ababufite ariko ku buryo aramutse agusaranganyirijeho nawe yasigare hari barumuna bawe batabona ubuzima. Cyangwa mwese reka tuvuge ko mwese atabasaranganya ngo bikunde kubera ari nawe gira kantasigara. Yego kubera ko ari butoya. Ariko icyo navuze mwaho wenda ntaguciye muri ryo uri kuvuga. Jena ahantu nahereye no kuvuga ngo ntabwo reka mbikubaze, ntabwo ushobora gushaka nta musingi runaka cyangwa ntacyo uri kubaza nk'umubyeyi. Yego birashoboka. Yego ubwo rero icyo kintu gituma umuntu atinda gushaka ni ukujya kwishakira uwo musingi ufonda bundi bushyashya kugira ngo urebe yuko hari icyo wageraho. Kuko uwo musingi wenda wundi waza ukazaza usanga hari wowe wishakiye. Rero igihe umuntu atari kuwushaka nicyo gituma umuntu atinda gushaka. Ikadutera ubwoba rero tukavuga ngo umuntu azajya ajya gushaka umwana ari kumwita ngo sogoko. Ngo sogoko aho kukwita papa uguma ari kukwita ngo grand-père. urumva gushaka vuba ugasanga umubyeyi nabwo agufashije kukurihirira abana, nabyo ntabwo biba ari sawa. Bumva byibura gufashanya, ariko byahozeho. Yego byahozeho, ariko nanone ubona bidakwiriye. Nawe uba ugomba kuba umuntu w'umugabo ukabasha kwishyura mituweli, ukabasha kwishyura amashuri. Ibyo bigahita bituma nibaza nubwo se nk'abantu bari kutwumva n'imibare turi gukora, ubona abantu basigaye babitinya wa mugani. Abasore basigaye batinya gushaka, nyamara nibyo barabitubwira muri commentaire. None se hamwe no kwanga gushaka ko aribwo ujya kumva ngo yakundanye n'inkumi, kandi wajya kubona ukabona bakuzaniye akana nanone kandi akagatunga. Si birutwa nuko n'ubundi bakwikundanirana bakajya gushaka, bakajya guca inshuro. Ibyo ngibyo nk'iyo abyaye umwana
mu by'ukuri ari ikaruma kubera yuko aba avuga ati ni umwe kandi uwo mudamu nawe ntiyakwemera ko mwongera kubyarana undi mwana wa kabiri mutabanye, ubwo nyine umufasha kurera uwo nguwo ariko unateganya kuko ntabwo watunga umwana umwe wenyine kereka ari w'Imana iguhaye cyangwa ari nako wabigambiriye nta ugambirira kubyara, ndumva bitaba byiza, ntabwo ari byiza. ubwo rero ntabwo byaguca intege n'ubundi urakomeza ugashakisha ku buryo ki ushaka umugore ukabyara abana ku buryo uzajya utuma abana atari ukuvuga ngo tumye umwana umwe. Urabibona ariko urabibona ko icyo kibazo kiriho ubu ngubu ku bajene benshi basigaye bashaka gukura cyane, donc yego kiriho ariko kiriho kandi urebye abenshi abo bikunda kubaho. Niba ibyo rero tuzashaka ishyirahamwe, oya kenshi tuzashaka ishyirahamwe uyu munsi ubwo nishyize mu bajene, tuzashaka ishyirahamwe ubwo mukishyira hamwe muri nk'abajene nk'icumi, iryo shyirahamwe harira noneho umwe akavuga ati ariko rero genda gushaka tubanze tukwere uyu nguyu cyangwa se tubanze dukorere uyu nguyu ubukwe, kuko si ubukwe ni kimwe ariko n'indi mibereho ni ikindi. Imana idutabaremo. Mbere bajyaga babishobora, umusore akajya gutya agiye nko gushaka, abandi basore bakagenda bakamufasha bakamubumbira bakamutundira ibiti inzi kuzura. Byari byiza gusa ariko ubu ngubu bitewe n'ubuzima bwihuta buri muntu wese yirebaho, n'igiti ntabwo apfa kukibona. Ushobora kubwira umuntu ati ngiye kubaka ndashaka ngo uzampe umusada, inzu ikarinda yuzura nta no guhaye n'umwe. none se ariko nigeze ko kera wajyaga gukundaga kuvuga ngo buri muntu afite mama, ngo afite mama wukwe, kera wajyaga gukunda kubivuga ngo buri muntu afite mama wukwe, ariko iryo jambo risobanuye ibintu buriya washakaga kuvuga nk'iki nyine. hari ukuntu wenda ushobora nko kuba nta mafaranga wenda ufite, ugashaka ukabwira nk'umuntu ati nguriza nk'amafaranga 500 ngiye kurya ahantu kuri resitora, akakumva arakubwiye ati sha buri muntu amenye ibyo genda ubibwire mama wawe. ugahita ubwira none akaba ari bwo none akaba wenda abikubwira wowe nta na mama wawe ufite. ubwo mbese akaba aragukomerekeje. ubwo abikubwiye gutyo ubwo uragenda ukicara ahantu nyine ukitekereza agafata pause cyane rwose. Mu byo ukora rero byose ukajya ukora ubizi yuko ugomba kuzigama, bikakwigisha yuko nta wundi wo kukuramira nta mama wawe uhari, cyangwa buri muntu aramirwa na mama we. ariko hari akantu kavuga ngo akabijya bikubwiye ngo uzi ko mama wawe ntawe muri make, ubwo akaba abibwiye nk'imfubyi. ariko abageze nabi wa mugani ariko rero abakubwije akaminura muhe. ariko nanone hari igihe abagukuye mu byo wari urimo by'urugomo no kumva ko umuntu agomba kuba ari we ukugize. wowe ubundi hari igihe umuntu agukubita ukagira ngo araguhemukiye kandi hari icyo akwigishije. Yego. wowe mukajya muhura ukavuga ati nanjye nzakwishyura, ariko nyuma waza kwiga wareba ugasanga wa muntu yakugiriraga neza kirya gihe, ukaba wanamushimira. Yego. nyamara nibyo kabisa. Pasi ntiyumva ko buriya rero hari igihe twicara tugacira abana imanza kandi tutazi n'ibyo bari gucamo cyane rwose. hagati aho twagira ngo tukubaze mu buzima busanzwe, ubundi usanzwe ikintu wisangamo, umurimo wisangamo ushobora kugutunga ukavuga ati uyu murimo jyewe nubwo aho naba ndi hose, uyu murimo wa Mperasyo ni uwe, kugira ngo n'abatwumva igihe cyose bakenera njyewe hari imirimo ntuziho kuko twarakoranye, ariko hari umurimo wisangamo wa nyawe. nashatse kubivuga ariko urabyivugira, nzi ko ugira umwuga w'ubwubatsi. Yego. noneho ariko cyane cyane njyewe igihe twakoreraga abazungu. Yego. wari jardinier. Yego. nyuma yaho ujya kwiga ibintu by'ubwubatsi, niba atari imbere yaho. ubwubatsi nabwize mbere. nyuma bitubwireho kugira ngo
habonetse n'umuntu ufite akazi ntakugenda. ni ukuvuga ngo ubwubatsi nabwize mbere noneho ariko ndangiza kubwiga mfite ibiro bikeya ku buryo ntashobora guterura itafari, ariko gusa nari mbizi hari imirimo natoranyagamo nko kubaka amatafari ahiye tuno dutoya, gutera ibipande, kubaka amakaro, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye byorohe, gutera amarangi. Ubwo rero nyuma nahise mbona akazi ku muzungu, ndagenda nari nshinzwe gukora jaride. ubwo muri make jaride kuyikora rwose njyewe ndabizi ko uzi ndabizi kuyireba cyane kabisa. rwose, ndabizi kuyikora cyane. ubwo rero ni ibintu nzi cyane gukora. ubu rero abatwumva, Pasi arimo umukozi mwiza ushaka jaride nziza, twaguha nimero ye. Ushaka umukozi ushobora kubakira n'umwubatsi, ubwo ni mason, arahari Pasi kugira ngo abahe serivisi, namwe mumuhe ku gafaranga. Bakunzi bacu rero turabashimiye cyane, mwakoze kudukurikirana. Murumva yuko turacecetse, ariko iyo tuje hano nyine muratumenya birenze, kandi nta muntu udakenera undi. Muradukeneye, natwe turabakeneye. Ubundi nk'ibisanzwe mujye duhamagare, kandi babandi bakunda kumpamagara bambaza amakuru mujye mutubareza hariya kuri channel yacu. Nimero ni yayindi, ni 0788 44 25 54. Ushaka Pasi wakoresha iyo nimero namukugezaho rwose. Nta kazi atakora, yaba na sekirite, n'akazi k'ubusekirite waragakoze. ariko no koza imodoka ndabizi n'ayisimoniza tu. Yego, n'umuntu wakenera no muri kawoshi yarahakoze. Ubwo mu by'ukuri murumva yuko hari igihe mubura abakozi b'inyangamugayo kandi tubafite. Mujye mumpamagara, ndahari ku bwanyu. Murakoze cyane. Shalom shalom. Pasi wakoze, uzagaruke. Yego nzagaruka, namwe murakoze. Yego.